Mumeze neza abantu banjye, ni Mbicojo tugarutse hano kuri Mbicojo Etech, aho tubagezaho amatangazo y'akazi ndetse n'uburyo wakikorera application kuri ako kazi, tutibagiwe n'amatangazo yo kwiga n'uburyo wakikorera izo application zo kwiga haba hanze ndetse n'imbere mu gihugu, tutibagiwe kandi n'uburyo bwo kubagezaho business cyangwa imishinga wakikorera igagufasha gutera imbere mu gihe cyo kuba wata cyangwa watakaza umwanya ushakisha akazi kandi wenda kataboneka. Bita tugufasha kubona uburyo wakihangira umurimo, tukwereka business menshi cyane wakikorera ndetse n'uburyo wayatangizamo n'igishoro gito cyane watangiza kugira ngo ukomeze kwiteza imbere. Uyu munsi rero tuje mu gihe kijyanye no kwiga, cyane cyane kwiga no mu gihugu imbere. Hari itangazo mwabonye ricaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye rivuga ku bijyanye no kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, ariko ntago ari kuri undergraduate, ahubwo ni ku cyiciro cya postgraduate cyangwa kuri masters. Hano rero dufite iryo tangazo, tugiye kuri basomera cyangwa kuri bafasha kuryumva neza. Benshi bagiye bitiranya ibijyanye na programme ndetse n'ikijyanye na tuition fees ndetse no kwishyurirwa, nimba ari scholarship cyangwa nimba ari ukwirihira cyangwa nimba ari kuri masters cyangwa ari kuri undergraduate. Nicyo tugiye gusobanurira buri umwe wese uduteza amatwi uyu mwanya. Niyo mpamvu utagomba gukura ijisho kuri no video, kubera ko ugiye kumenya byinshi y'uburyo ibintu biteye ndetse n'ibyagufasha kuba wasaba aya mahirwe ndetse n'uburyo wayisabira biciye kuri murandasi utavuye aho uri kabisa. Hano rero nkuko mubibona, iri ni itangazo ryo kwiga intake mu kwezi kwa 9 muri kaminuza y'u Rwanda, nkuko ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda. Ni intake mu kwa 9 2025. Kwa applying rero no guhera ku tariki 5 z'ukwezi kwa 6 ndetse kugeza ku tariki ya 1 kwezi kwa 7 application nibwo izaba irangiye. Rero hari ibisabwa kugira umuntu ya applying cyangwa minimal requirement izo kuri no programme. Mbibutse ko ari postgraduate cyangwa masters and PhD cyangwa doctora. Hano rero annex ya mbere niho muraza kubona ibijyanye na buri somo ndetse n'ibisabwa kuri buri somo, ndaza kubibereka. Noneho hano hari dossier cyangwa documents zisabwa ku muntu ugiye kwa applyinga aya mahirwe. Aya mahirwe rero umuntu ushaka kuya applyinga agomba kwandikira ibaruwa directeur wa kaminuza y'u Rwanda, ishami rya postgraduate cyangwa ishami rya masters na doctora kuri postgraduate center. Rero iyo baruwa akongera agakora ikijyanye na CV cyangwa curriculum yiwe ndetse no gukoresha notifié za diplome ndetse na transcript. Ubwo ni degree notifié ndetse na transcript biri notified. Agashaka two reference letters, ni recommandation kandi ziri academic, n'abantu bakwigishe muri kaminuza cyangwa abayobozi ba kaminuza. Ku bashaka PhD rero bagomba nibura kugaragaza ikijyanye na concept note yabo kandi itarengeje nibura page 10. Aho ni kuri PhD, nago masters bibareba. Izi nizo dossiers zikenewe ku bantu ushaka applyinga kuri aya mahirwe kwiga postgraduate muri kaminuza y'u Rwanda academic ya ko mu kwa 9 2025. Hari uburyo bwo guselectinga abantu bazaba selected rero bizaca muri assessment. Mu bantu bazaba za document bazaba bohereje cyangwa kubijyanye n'amanota bafite kuri document zabo, uzaba wujuje requirement rero niwe uzaba selected. Ubwo requirement tuzaza kuzireba kujyanye na dossier tugiye kureba hasi kuri annex ya mbere igaragaza requirement ya buri somo. Hano hantu ntago bakunda kwanga abantu benshi, kubera ko nkuko mubibona funding no kwirihira, ntago ari scholarship. Ariko ku bantu bashobora kubona ahantu bashobora gukura ababishyurira cyangwa undi muntu wabaguriza nta kibazo, ariko kaminuza yo nta nguzanyo yateganyije. Mbibutse ko kandi ikigo HEC cyangwa HEC ifatanyije na BRD ntago isupportinga postgraduate mu Rwanda. Postgraduate irikoca, BRD na HEC bisupportinga abajyanye na undergraduate cyangwa yiga bachelor degree ndetse na advanced diploma. Kuri masters cye PhD no kwirihira cyangwa ugashaka undi muntu wakwishyurira, ariko kaminuza nta ruhare igizemo mu bagushakira bakwishyurira. Murabyumva neza, aha ni self sponsored cyangwa wowe ubwawe ugashaka bakwishyurira. Ubwo batekerezaga ko BRD yabafasha kwishyura. Mbibutse neza ko mu myaka yose yashize BRD biragoye kuba ya supportinga postgraduate cyangwa abantu biga masters na PhD muri kaminuza y'u Rwanda. Rero kugira ngo applying cyangwa kore application hano, nkuko mubizi website ya UR kaminuza y'u Rwanda, ndaza kubereka uburyo biteyemo, uburyo buri practice online ushobora kuyapplyingira ku bantu bagiye kwiga bwa mbere muri UR.
baca kuri UR bagaca kuri iyo application kugira ngo baze kubona iyo bita reference number cyangwa student number bazakoresha ku yindi step ikurikiyeho. Aho ku bantu bize muri UR mu myaka yashize cyangwa n'abari kwiga ubu ngubu bo bafite icyo bita reference number bahawe na kaminuza, bo ntabwo baca kuri no poto, baza bahita bakurikizaho iyi step ya gatanu yo guca kuri pgfile.ur.acha pgfile/foundme.php. aha niho mwese muhita muca umaze kuba ufite reference number cyangwa se wowe utayifite kumanza ukayisaba, mara kuyibona ugahita ugera kuri iyi link aho uzamo dosiye zawe. Nta bya bitanu bishyura hano muri post graduate, icyo usabwa gusa no kuba ufite reference number kandi uyibona utishyuye hano kuri ino system ya UR. Hano rero documents tugiye kwa uploadinga uko twazivuze hejuru, nizi twavuze hejuru, ubwo ni CV yawe, ibaruwa yawe ya degree na transcript notifié, recommandation ndetse na concept kwa PhD zigomba kuba ziri muri form ya PDF format, ndetse ukiba kwino document zitazaba submitted mu buryo bwemewe, ntago bazirirwamo ba reviewer cyangwa bashyira kuri step ikurikiye. Annex rero tugiyeho ni ya yindi ijyanye n'amasomo ndetse n'ibijyanye n'ibyo ugomba kuba wujuje kugira ngo ube wakatendinga cyangwa wakemererwa kwiga aya masomo. Ubwo cyo nabanjije nkuko mwabyumvishe ni ibijyanye na application ikoresha kwiza ku itariki ya 1 kwa 7 ubwo neshano z'ukwezi kwa 6, ndetse na dossier zikenewe nizo navuzeho, ndetse n'ibijyanye na selection ni bazanyira kuri dossier zanyu, ntago ari bizamini muzakora, ni document zamwohereje bazaselectinga cyangwa bazakora review, ndetse ko ari ukwirihira cyangwa ugashaka undi muntu kwishyurira, ntago BRD yishyura ibi bintu cyangwa kuri masters na PhD. Hano rero na ahantu gukura reference number niko nari mbabwiye, ndetse n'ahantu uzuzamo dossier zawe nkuko babwiye zigomba kuba ziri PDF. Twihuse nkuko ngiye kubabwira rero, tugiye kuri requirement za buri campus ndetse na buri somo. Tugira amakoleji rero hafi atandatu muri kaminuza y'u Rwanda. College ya mbere yo bita CAS, College of Art and Social Sciences, bafite masters muri gender development, masters muri art and translation and interpretation, masters muri art and media and communication studies, law muri business law, law muri international law, criminal justice and law, muri human rights bakagira art and development studies, bakagira masters of social science and law, local governance studies, bakagira masters muri genocide studies and prevention, bakagira masters muri art peace study and conflict transformation, bakagira masters muri art security studies, bakagira masters muri art in intelligence and security studies, bakagira PhD muri peace conflict and security studies, bakagira muri PhD muri peace and development, na PhD muri leadership and reconciliation, na PhD muri social and political sciences. Izi ni zijyanye na CAS. Mbibutse ko aya masomo kuyiga ntago ari kuba ari uko wabyize gusa, muraje murebe uko ibintu biba biteye. Hari amasomo menshi cyane baguha kwiga ari kubitare rating n'amasomo wize fa kuba ari kuri masters, cyane cyane ufite experience muri ibyo bintu. Nk'ubu ngubu mu bushize twari turi kwapinya abantu kuri business administration, barize education kandi barabafasha bafite ibintu bijyanye na experience muri project implementation, project coordination na project management. Ari rero experience yawe iza gutuma bagufata, ariyo mpamvu CV yawe bari ngombwa. Hano rero aya masomo aya ngaya nkuko muri kubona buri somo rigiye rifite gahunda uko iteye. Hano kuri science and gender bafite face to face kuri evening program Gikondo, kuri translation and interpretation bafite full time weekend Huye, bagira hano kuri muri media bagira full time ndetse na evening program Gikondo, kuri law kuri business law bagira full time na evening. Urabona ko nyinshi cyane bafite ama full time na evening ndetse na weekend program. Iyi dossier ushaka kuyibona ndaza kubasharinga link ku buryo ino dossier wayibona kugira ngo uhuze buri program ndetse n'uburyo iyi program wayatendingamo. Ndihuta cyane ndajya muri KVM murayizi ni college ijyanye na agriculture and animal health. Iyi rero iva mu bintu bya agriculture cyane, bayita College for Agriculture, Veterinary and Medicine, ijyanye n'ibijyanye nyine n'ubuvuzi bw'amatungo ndetse no kwita ku buhinzi. Rero igira masters muri agro business, ikagira masters muri crop science, ikagira masters muri agroforestry and soil management, ikagira PhD by research in agricultural sciences, ikagira PhD by research in agroforestry. Bamwe bavuga ngo ntago uri bazi ko mu Rwanda agira PhD, ndakeka ubu noneho bashubijwe.
PhD mu Rwanda dufite rwose kandi ndakeka amaze kuba nka graduation ebyiri mu gihugu zijyanye na PhD ndetse na master na masters. Rero nta handi yo kwiga ni Busogo ndetse n'Igikondo. Igikondo bagira agro business, noneho izisigaye zose zikaba i Busogo aho mwita i Musanze cyangwa mu Ruhengeri, niho izindi zisigaye ziba uretse agro business iba Igikondo i Kigali. Hakaba rero college ya CBE abenshi bayizi nka SFB. CBE rero ni College of Business and Economics, ifite muri Masters of Economics, ikagira PhD ya Economics and Research by Research, ikagira PhD in Economics by Coursework, ikagira Masters in Business Administration. Iyi ngiyi mu minsi yashize bari no ko applyinga cyane. Rero nkuko bibona igira face to face learning, ikagira n'uburyo bwa evening ndetse n'uburyo bwa weekend. Zino program niko ziteye. Iyi dossier rero ndayibagezaho rwose muri link iraba iri muri description ku buryo buri wese ubishaka yahita ayikandaho akaba yabyisomera rwose bimworoheye cyane. Rero hari college abantu benshi bakunda cyane bayita CE, College of Education. Iyi rero igira ibijyanye na masters muri education, biology education, ikagira masters education muri chemistry education, ifite masters muri education in mathematics education, igira masters muri physics and education, ikagira masters muri research in biology education, PhD by research muri biology education, ikagira PhD by research in mathematics education, ikagira PhD research in education, chemistry education na PhD muri education in physics education. Hano rero bagira full time weekend y'Iremera, bakagira full time weekend ya Remera. Murabona n'ubundi izi science nyinshi cyane ziba Iremera uretse izi biology na nino mibare biba irukara kuri PhD. Murabona ko biri irukara, ama PhD yose ari irukara, ariko masters zo ziri Remera cyahoze ari kiye cyangwa hari college ya CMHS ni college nyine ijyanye na medicine and health sciences, isigaye iba ahahoze kiye, ariko aba education ba masters bose niho bari kwiga ibijyanye na science. Bamwe babazaga rero bya bisosi bya educational management bya Richard Wood bya special need ndetse n'indimi na za geography. Murabona ko zitasohotse, abagiye kwiga n'abantu ba science nibo bamenyekanishijwe, abandi ntago barasohoka. Aba rero n'aba scientifique gusa batumiwe kwiyandikisha cyo gusaba aya mahirwe. Ya college rero ngiyi bayita CMHS, bafite masters muri nursing, muri option ya neonatology, muri pediatric, muri oncology na nephrology, critical care and trauma nursing. Bose no kwiga Remera aho CMHS ibarizwa. Hari masters muri science in nursing anesthesia, nayo ni Remera. Hari masters muri midwife ububyaza ni Remera. Hari PhD research nursing iri Remera. Hari izijyanye na internal medicine iri Remera. Hari muri pediatric, hari anesthesia ndetse na emergency. Noneho tukajya kuzijyanye na nizijyanye n'amatwi, amazuru, indwara z'amazuru, throats, physiatry, diagnostic, radiology, neurology, neurosurgery, orthopedic surgery, neurology n'izindi masters zabo. Hano ni mu Kiganga, murabibona n'abantu bayizi by'ubuvuzi, ni ya College of Medicine and Health Sciences, nayo izaba iri gukorerwa i Remera. Nitumanuka hasi rero murabona ko tukiri muri health. Murabona ko bafitemo na PhD muri clinical anatomy, ndetse bafite na fellowship muri gynecologic, nazo ni Remera. Then aya masomo yose mubona ya health and science biri Remera byose, haba PhD zabo ndetse na masters ni Remera zizatangirwa. Rero nitujya kuri KISTE mwese mwemeze ko ndebe yitwa KISTE, ni College of Science and Technology, ifite wireless intelligent sensor networking ni Remera. Ni Nyarugenge, cyahoze ari KISTE nyine marakizi. Abo ni aba physical, bose no kwiga physical, murabibona ko ari face to face. Hari embedded computing system, nabo ni Nyarugenge. Hari PhD ni Internet of Things, wireless intelligence sensor networking, nabo bari Nyarugenge. Hari PhD muri Internet of Things, iyi
IoT bayita Internet of Things Embedded Computing System, nayo izaba ari Nyarugenge. Hari masters muri Electrical Power System, babantu nyine bo muri rege, abantu bo mu muriro w'amashanyarazi rwose hano bamwibutswe, ndetse na Energy Economics byose biri Remera nkuko mubibona. Aya nama PhD muri Renewable Energy, muri Electrical Power System, muri Energy Economics, izo ni PhD, ndetse na masters muri Geoinformation Sciences. Mabona ko bose bari i Nyarugenge. Za PhD muri ICT Software Engineering ndetse na research muri ICT Computer Sciences nabyo biri Nyarugenge. Haba bafite rero izo bita information system muri e-government, ama service ya leta nyine mu buryo buri systematically, ni masters na day program i Nyarugenge. Hari information system muri internet technology, nayo ni Nyarugenge. Urabona ko amasomo yose ari technology yose ari i Nyarugenge, cyahoze ari KIST. Hano rero mugiye kumbwira ati ko bitambitse, iyi ni college yihera, ni ya KIST igikomeje, ni ibintu bijyanye n'ubwubatsi bwabo nabyo biri hehe buriyara. Hano rero bahita bagaragaza ibyo ugomba kuba warize. Hano bagaragaza muri background muri education bijyanye na, nshobora kuzuminga gato kugira ngo twese tubirebeho ko hano bashyizemo requirement. Hano harimo abantu benshi cyane kuko urabona ni bijyanye na masters muri Geo Information and Sciences Sustainable Development. Harimo abantu benshi cyane, n'abantu bize ibijyanye bachelor muri Geography, muri Agriculture, muri Biology, muri Civil Engineering, muri Environmental, muri Mining, muri Geology, muri Survey, muri Geomatics, muri Land Administration, muri Management, State Management, muri Evaluation and other related field. Aba nibo bemerewe kwiga iyi masters ya Geo Information Sciences Nyarugenge. Ndakeka ni ibi ngibi. Abantu rero akenshi mwamwemerewe hano ni abantu baba baratsinze neza, bahera ku ba first class bakajya muri second class upper, ndetse hagakurikiraho abantu baba bari muri second class lower division ariko bafite experience mu byo bashaka kwiga, biba byiza cyane kurushaho. Iyi application kuko mwabibonye rero gukorwa no guca kuri ya link ya URL. Icyo ukora nta kindi, nibyo nababwiye ko ndaza kubabwira step by step. Icyo ukora nta kindi, uza hano kuri website ya URL ni www.url.acha.lawa. Iyi niyo website ya Kaminuza y'u Rwanda, warangiza ukinjira. Yego harabaye ikibazo cya internet ariko ndabona bikemutse, kuko kubikora bisaba kuba ufite internet n'ubundi. Reka turebe. Iyo ugeze hano rero uhita ujya kuri admission. Hano ni website ya URL nkuko nabibabwiye. Ujya kuri admission hano. Hano rero kuri admission habaho ibintu byinshi cyane. Icyo uhita ukora ni new application, utukanda hano. Ubwo ni ku bantu bashya batigeze biga muri URL na rimwe. Ugahita ukanda hano kuri click here. Iyo ushoje hano rero uba ugiye kuba watangira application, ukanda hano kuri kano kantu kameze nk'akazu, sinimo muri kukabona, nako kameze nka cap cyangwa uburyo bwa graduation, kakagofero ko kwa graduation nyine. Ugahita ugakandaho hano kuzamo imyirondoro yawe yose kwisaba, ugakanda hano kuri save and next, bagahita baguha reference number, ugahita ukora pin number yo kujya winjira muri konti yawe, ukaba urashoje. Iyo uvuye kuri no step rero ya biographical cyo kubona reference number, ujya kuri step nababeretse ya kabiri, iyi ngiyi ya pgfile.url.acha. Sose ndazibaha muri description y'i video kugira ngo ukene kubyikorera abe yabyikorera nawe agerageze aya mahirwe. pgfile.url.acha.lawa. Ngiyi iyi ni system twinjiriraho ya kabiri. Hano ushyiramo ya reference number baguhaye, reka nze nyishyiremo hano muyirebe. Tanyipestinga hano nkahita nkora next. Yukoze next baguha amazina y'uwo muntu, ugahitamo igihugu uvukamo, ukacyandikamo kari Rwanda, amazina yawe nyine bamaze kuyakwereka. Hano hitamo college ugiye ku applyingaho, wenda ni college ya education cyangwa ni college ya business and economics nkuko nazisobanuye hejuru, cyangwa ni college ya art and social sciences, ugahitamo iyo ushaka. Reka njye nihitiremo iyi.
hano ushyiramo email yawe ikora kugira ngo niba ukora selection uzabone resulta. Hano rero umaze guhitamo college uhitamo isomo riri muri college ushaka kwigamo. Hari college of law mubyeyi n'amategeko, hari governance iby'imiyoborere, hari art iby'indimi, hari ibintu bijyanye na conflict ndetse n'ibya gender studies cyangwa journalism and communication. Ubwo utegwa na college nje nkahitamo nka college ya education, nabwo bitabihinduka betwa school of education, school of inclusive na school of excellence. Iriya rero bira ibintu bya science byose bibamo hano, aha mubona niho bira ibintu by'amasiyansi biba byose. Mwabibonye? Ndakeka muri kubibona. Yego biba muri hano muri school of excellence. Rero niyo uhitamo, kuko uhisemo school of education nago ibyinshi bizamo, uretse ko nabyo hari ibyo ubonamo kubera ko hahitazamo ibivangavanze na science. Naho rero ushobora gucamo ukareba ko urabonamo zimwe zawe ukeneye, nk'urugero nka PhD research math cyangwa physics, ngabona urabibona. Masters rero ikibazo cya masters ushobora kutakibonamo hano, cya za physique urabona ko ntazirimo, cyo kubona bya bisosi. Cyo gihe rero ihita ugahitamo school of excellence kugira ngo ubonemo za masters za physique. Urabona ko noneho zise ziza, ugahita uhitamo iyo masters ukeneye. Nimba ari biology ugahita uhitamo ugakora next. Ngereka wenda ngerageze nk'umuntu waba ugiye guhitamo muri school of law, niyo nari ntangiye guhitamo nge, cyangwa reka nihitiremo kuko nkunda bura business administration, reka nihitemo school of business and economics. Mite njya muri school of business, ndaza mitemo business administration kuri masters. Dore ngiyi mwayibonye kuri za programme naberetse kuri rya tangazo. Ubwo mvuga programme mu byibuke kari hamwe naberekaga ibi bisabwa. Ubwo kuri CBE nge ndi gusaba ni hano, ni kuri no masters iyi. Nindangiza mite nkirika hano kuri next. Hano rero niho ugiye kwa uploadingamo. Ya mbere ni indangamuntu yawe, ni CV yawe, ni ibaruwa isaba imwe bababwiye. Iyo umaze kubishyiramo ujya kuri next. Ubwo hano mpita ngenda nkahitamo ID yanjye nkakomeza nkajya next. Nanze kubikomeza kubera ko ntago dossier zipanze, ndetse muribuka ko nira reference nkoresheje ntago ari yanjye. Wowe urakoresha reference number yawe ukoreshe ubu buryo, kuko nibabwiye nyine turamanza duhere hano ku muntu uje bwa mbere. Ahera hano akuzuza izi biographical, akabona reference number, yamara kuyibona agahita aza kuri no system. Izi link zombi ndaza kuziba muri description ya video kugira ngo kubasha kubyikorera babe babyifasha, kandi ndabisi neza kuragenda neza. Ukeneye ubufasha ko twagukorera application watwandike kuri WhatsApp, urabona muri description y'iyi video, kugira ngo tube twaguha support yo gukora application kandi mu buryo bwizewe kandi bworoshye kabisa. Uramutse wakunze iyi video rero wakanda like, ndetse nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu wakibuka gukanda subscribe, ndetse wakanda inzu imenyekanisha kugira ngo video dushyizeho ube wazibonera igihe kabisa. Hari benshi rero bakeneye inkuru nk'izi ngizi, niyo mpamvu utagomba gucikwa no kubasharinga cye kubasangiza inkuru nk'iyi kugira ngo nabo bagerageza amahirwe yabo. Ndasoreza ku kintu gito cyane kijyanye na fizi, kuko ndabizi muhita mukimbaza. Ndamumbaza ati se amafaranga asabwa nangahe yo kwishyura buri shuri cyangwa muri gahunda yo kwiga. Iyi document rero mubona nijyanye na tuition ndetse n'amafaranga yose asabwa mu kwiga. Baracyari kuri no gahunda yasohotse 2018 na 19, niyo mafaranga mperuka bakishyura. Tugiye kuyavuganaho gakeya kuko harandi hano hejuru nshobora kutitaho cyane, kuko nk'amafaranga yo kwiyandikisha, amafaranga ya administration, amafaranga ya insurance, union y'abanyeshuri, nshobora kutabyibandaho cyane. Ariko nkuko mubibona ku muntu utangiye ni 2014 ku mutangizi. Ku muntu ukomeza murabona hano wo muri East Africa. Abangaba ni abantu ba international batari East Africa. Noneho ku bantu bo b'abanyagihugu hano imbere, ku batangiza mu 2005 amafaranga asabwa atari ku mafaranga y'ishuri, ndetse ku bakomeza mu 60 ubwo bitangwa buri mwaka ibihumbi. Hano rero hari ibijyanye n'amasomo, buri college ibifitemo amafaranga yishyura nkuko mubibona. Hano muri college ya Art and Social Sciences mwagiye muyibona, muri masters yayo yose igira amasemester cyangwa yiga igihe cy'amezi 18. Noneho ikaba yishyura total ya $2,250,000. Kuri semester yabo ni amafaranga 750,000 bishyura kuri buri semester. Noneho wongeyeho nandi mafaranga ashobora kujyaho, ashobora kuba yarenga, kuko yandi mwabonye yo hejuru. Aba nabantu bo mu gihugu mw'imbere, aba nabantu batari EAC. Ikindi kuri college ya Animo
muri agriculture and animal veterinary medicine. Kuri masters zayo nabo biga amezi 28, ubwo ni imyaka 2. Bakagira ikijyanye na miliyoni 3 kujya basoze kwiga. Noneho kuri semester bakajya bishyura amafaranga 750. Hano rero tufite business ya nako college ya business and economics kuri masters zabo zose harimo n'ayindi narindi gusaba mu kanya ya business administration, bishyura amezi 28 bakishyura miliyoni 2 n'igice. Noneho kuri semester yabo imwe ukajya wishyura 325 kuri buri semester. Hano hari college ya education rero abantu benshi cyane baba bakeneye kumva. Igira masters rero muri STEM, na amasomo ya science nayo mwabonye uyu munsi basohoye, muri za biology, muri za chimie, muri za physics na math. Bishyura miliyoni 2,750 bakiga amezi 28. Noneho ukaba wishyura 532,500 buri semester. Bakagira rero masters muri bya bisosi batasohoye, ubwo ni muri za special need, childhood education leadership, ariko ntago bazisohoye mu bigiye gusabwa uyu munota. Ariko bo basanzwe bishyura miliyoni 1,400 amezi 28, bakakuri semester yabo bishyura 350. Aha ni nko kwishyura secondary kabisa. Hano hari post graduate diploma ku bantu nyine baba batarize uburezi, nabo babazanamo hano. Hano rero ni ukwishyura 480 na amezi 12. Numva urumva ko ari umwaka umwe. Kuri semester no kwishyura 240, ubwo biga semester 2 gusa. Hano hari post graduate certificate nayo ihagaze 480, biga amezi 3 gusa n'igice cy'umwaka. Kuri college ya medicine and health, ubwo tugiye muri babantu ba medicine n'izindi program mwagiye mubona. Muri medicine rero ho na amezi 48 biga. Kuri masters ya medicine bishyura miliyoni 6 kuri buri semester ni 750. Kuri masters muri program zisigaye muri health mwazibonye zindi twagiye tuvuga za anestesi, za nurse, za midwife n'izindi, bishyura miliyoni 3,500 buri semester ni 850 bishyura bakiga amezi 28. Hari college ya nyuma rero yo mwita KIST cyangwa College of Science and Technology. Muri masters zayo zose ko n'ubundi ni science ni miliyoni 3, none buri semester ni 750 bakiga amezi 28. Rero PhD bose bishyura amafaranga amwe, biga amezi 36, ubwo ni imyaka 3, bakishyura miliyoni 4,200 buri semester, igahagarara ibijyanye n'amafaranga 700. Aya ni amafaranga ajyanye nayo bishyura kuri tuition fees, ariko hari utundi mwagiye mubona nyine two kwiyandikisha n'utundi dutandukanye. Ututwo nagiye ntubasobanurira, utw'amakadi n'ibindi bitandukanye biba bitandukanye. Bari make cyane ntabwo yakugora. Amafaranga ugomba kumenya n'ayanga ya tuition fees kuko niyo mafaranga abagoye cyane. Urumva rero nuko wabitegura neza kandi ukabyuzuza. Bibutse ko na business yo kwiga turayifite, nko ku munsi w'ejo dushobora video yayo, uburyo wapangamo study yawe, uburyo wakiga. Twabateguriye video ijyanye na masters yo kuri business administration ndetse na education management muri Mount Kigali, uburyo wayiteguramo Minerval ya Mount Kigali, uburyo wayibonamo n'uburyo wategura education yawe uri gushaka akazi cyangwa indi mirimo wakora igufasha kwishyura. Nkuko twababwiye tugira uburyo kwigisha uburyo umuntu yihangira business, ariko mbibutsa ko no kwiga nayo n'indi business kuko ikenera ishoramari kandi unatikiza icyo uzagaruza nyuma yo kwiga kabisa. Ndakeka ibi bintu bigufashije cyane, ariyo mpamvu rwose like yawe ni nziza, wayikanda ndetse ugasinza bagenzi bawe izi nkuru kugira ngo nabo bibafashe gutegura ahazaza habo. Mbaragije Nyagasani we utanga byose ndetse we ufasha abantu bose kugira ku nzozi zabo, akomeza abarindi kandi ari we ubaho imigisha mu byo mukora byose ndetse n'ibyo mutegura. Ndakeka ubutatuza abaturi kumwe kuko wakanze subscribe ndetse wakanze n'inzugi y'imenyekanisha kugira ngo utazajya ubura video dushyizeho. Niyo mpamvu mbikwifuriza ko nimba ucitswe gukanda subscribe rwose ubuhombye cyane, ndetse bagenzi bawe ujye wibuka kubasharinga ndetse no kubasangiza izi nkuru kugira ngo nabo babe babonera amakuru ku gihe kabisa. Muhorane amahoro y'Imana.